Muri ibi ngibi twavanamo iki? Reka mbwire bagenzi banjye cyane cyane urubyiruko, ntuzemere ko ari umuntu ugushyira munsi y'ibirenge bye. Kandi cya kabiri, uzirikane yuko gukora n'uyu munsi ni byiza ko umuntu agira ibitekerezo, ariko buri muntu wese aratekereza kandi nta monopoli iba ku bitekerezo. Nutekereza ntukore uzarinda upfa uri mu nzozi, ariko nutekereza ukagerageza, gerageza baguseke ariko wagerageje. Iki nicyo kibazo rero nkunda kuhura n'abavandimwe twebwe abanyarwanda tugira, tunenga abagerageza ariko ntitwamagana batagerageza. That is a problem. Nta nubwo bajya bakunda no kumenya amakuru, ahubwo bakunda hiyase. Muri iki gihugu cy'u Rwanda turimo, Kenisi ni muntu ki nigeze numva ngo n'umukire ngo wamuhaye ngo amafaranga ngo ibiki n'ibiki ngo arayamurya. Uwo mukire ukabyarawe ninde muntu ushobora gufata amafaranga? Numvaga bamwe bavuga ngo niba ari miliyoni magana ngahe. There's a lot of stories. Ntekereza yuko kuba urubyiruko, hari umuntu witwa Kautiria, ni umunyapolitike wo mu gihe cya mbere mu bihe bya Baganda wo muhinde, yavuze yuko kuba urubyiruko bwabyo ni umukiro, ni ubukire. Rero iyo uri urubyiruko bavandimwe, nta kintu cyiza kibaho nko kuba urubyiruko. Ni igihe cyiza kuri wowe, ariko gishobora kuba n'igihe kibi. Ushobora gupfa ushatse kuba imbwa wabayo, ushatse no kuba umugabo wamuba. Icyo ushaka kujya mubwira urubyiruko rero, mbere na mbere ni mwivanemo ikintu cyitwa ubunebwe. Ushaka kuvuga uti ibyo gukora byarabuze. No, ibyo gukora birahari, ibyo gukora birahari pe. Kandi kugeza iki gihe ku rubyiruko, nta muntu umwe ku giti cyo ushobora kuzamuka muri iki gihe turimo. Mugerageze murebe, muhuze imbaraga, cyane cyane nk'urubyiruko rwagize amahirwe rukaba rufite umwuga ruzi, sibyo? Mushyire izo mbaraga hamwe kugira ngo nizi za BDF n'ibindi bagiye gufasha abantu bishyize hamwe, biruta gufasha umuntu umwe, kuko biroroshye bari abantu bwabo kuba managinga. Ikindi nshaka kujya mubwira urubyiruko, ni igihe cyo kurota, ariko turote n'inzozi tuzikabye. Ibindi byo nta cyiza nko icyansubiza. Niyo mpamvu ntajya nizihiza anniversaire, kuko uko ngenda nsaza birambabaza, kuko mbona hari byinshi. Uzi igihe bavana urubyiruko bakarushyira ku myaka 30 kuntababaye. Byo nyine base kunyita urubyiruko gusa ni ikintu biruta iyi TV1 umuntu atunze n'ibindi. Kuba urubyiruko, ngira ngo abashobora kureba muze kureba umuntu witwa Kautiria, icyo yavuze ku rubyiruko ni ikintu gikomeye cyane. Sinayo gusa n'uwahoze ari Premier Minister wa mbere, ngira ngo ubuhinde, yabaye Premier Minister w'ubuhinde witwa Nehru, nawe yabivuzeho. Urubyiruko ruba rushobora guhindura ibintu byinshi. Urubyiruko rutekereje neza, rugatekereza neza, ubwabyo kuba urubyiruko ni igishoro. Uyu munsi wa none urubyiruko ndarugira inama yo kuva muri betting. Ikindi cya kabiri, twirinde ubunebwe. Twirinde ubunebwe no kujya mu bintu bitadufitiye akamaro. Tube seriye. Ibindi byose iyo wabaye seriye, Imana iguha amahirwe. Buriya factor y'amahirwe, amahirwe asanga ukora. Ntago uzicara hariya ngo ujye ngurire utazanye mikoro yawe na kamera ngo amahirwe ngo agukorere ikiganiro. No, ugomba gukora. Kwanza none muri iki gihe byo ntaba n'urubyiruko rw'iki gihe. Twebwe mu bihe byacu byari dire, ntago wageraga kuri banki bakwirukanka, ngira ngo hambere nagiye kwaka credit kuri banki baransetse. So muri iki gihe hari BDF, mon frère. Amahirwe ariho uyu munsi, urubyiruko ruyabyaje umusaruro, rugatekereza rugahanga udushya muri bo, rukishyira hamwe kurusha ibindi byose. Rukishyira hamwe. Niba mufite abantu muhuje umwuga, muhuje ibitekerezo, mube hamwe, ibisigaye byo bizoroha. Ndagushimiye kuba ubashije kuza ahangaha. Ni kuri Patrick the Motivator. Tuvuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye bidufasha kwiga ndetse no guhugukirwa byinshi bigiye bitandukanye muri ubu buzima. Tugutera courage. Niba uri mu kazi, twadukuraje ukeneye two kugira ngo ukomeze ukore, nibyo ngibyo dukora. Uyu munsi video ugiye kubona niyo twabageneye. Ndagushimiye cyane kuba kandi wabashije kuhagera. Ugenda kandi subscribe, reka nkure ko banze urebe ino video, ubundi turaza guhura mu nyuma. Ndubatse ndi muri bw'ibyo n'amategeko, ngira ngo
turi kumwe uriya ni umuhungu wanjye ndi umugabo wubatse nkaba mfite abana batanu ariko ubwo iyo mvuze abana mvuga abana bose nabo ndera bose baba ari abana banjye yes ukuvuga ngo ubusanzwe ndubatse mfite famiye kandi ndashimira Imana burya natangiye itangazamakuru urugendo rw'itangazamakuru mu mwaka w'2004 kugaragara kumvikana cyane mwaka w'2004 natangiranye na Radio Flash igitangira ndi umwe mu bagize amahirwe yo gutangira gukorana nayo na mbere yuko abantu bayumva kuko icyo gihe ndumva nari mu bantu bake bari bahari muri production dukora streamlining y'ibiganiro mbumwe mu banyamakuru batangiye na Radio Flash ngira ngo abantu benshi nuko batanabizi ariko mfite n'agahigo kuri Radio Flash ndi umwe mu bantu bakoze amasaha menshi amasaha 18 kuri radio non stop nakira abaturage kuko ni radio muri zimwe zatangiye abantu barazikunda cyane ariko ewana tutanga nomero ya telefone nakire telefone kugeza saa sita za nijoro nahereye saa 3 za mu gitondo urumva ko ako gahigo ndagafite abantu ariko ntago babizi kuri Flash naje gukora mu biganiro bya mu gitondo nza gukora mu biganiro bya showbiz by the way ni watangije showbiz nyarwanda ubwo abantu benshi babyitirira mu kiganiro cyitwaga kunda umuziki ngira ngo ibintu nk'ibyo cyanafasha abahanzi benshi cyane icyo gihe ariko sinzibagirwa muri icyo kiganiro hari umuhanzi wari umpitanye nayo ndi mu kiganiro ngiye kubona mbona umugabo witwa Saidi Brazaraje yari afite indirimbo yitwa Yameza Amenyo ewan twakoraga hariya muri Centenary ndategereza barangahora umuntu ushaka nsohotse nta nubwo nari namuza ati wowe bite byawe ni sawa ati ko mudakira indirimbo zanjye ndabaze indirimbo zawe zihe ati ngewe Saidi Braza ntimunzi kuko icyo gihe radio zakinaga indirimbo z'abahanzi abo icyo gihe bitwaga inzaduka zari nkeya pe ntekeza ko Flash yarimwe muri izo ngizo niyatangiye kandi nabwo dutangiye tuzikina dutungana n'aba boss batabyuka ko batari ku ibintu muri bo nibiki biziki nibindi bo bimva ko twakina indirimbo za kera cyangwa se classic nibindi nk'ibyo ariko burya Kamanzi no mugabo mwiza yarumvaga aravuga ati okay go ahead turabikora birakunda ntekeza ko ari nabwo uno munsi aba bahanze bose byo bari mu kwishimiramo ninge babitangije mu Rwanda uwabihakana yaba afite ikibazo cyo kutamenya amateka nyuma yaho naje no gutangiza ibiganiro by'urukundo kuko ngira ngo murabizi natangije ikiganiro cy'urukundo kuri Flash cyitwaga kwa kane twakitaga Mudahusha cyiza cyane ibwana byiza abantu baragikunda kiramamara n'abandi bigiraho ruvuga ngo hari ibintu byinshi rero nagiye nkora mu itangazamakuru aho rero niho naje kuva kuri Flash ariko nabivangaga na production kuko nabyo narabikoraga nibwo naje kuva kuri Flash ndumva naravuye kuri Flash muri 2006 cyangwa 2005 ushyira 2006 nibwo naje kubona akazi kuri City Radio nza kubwira umukoresha wanjye ko nabonye kandi kazi kandi ntekereza yuko bitewe wenda na ofure bampaga nza kujya kuri City Radio mbabera production coordinator ubwo no kuvuga ngo ni production manager at the same time ndi na program coordinator ndatekereza yuko kugeza uno munsi wa none n'izina inshuti ya bose ntekereza ko ryaturutse kuri ngewe nka slogan yes wenda ntago ndi mu kwaka patent rights yayo ariko izina inshuti ya bose nije waritanze kuri City Radio ndetse turanakora cyane mbona amahirwe yo kwigaragaza tarazange nyinshi zirakomeza ziraguka niho abantu benshi bamenye izo ndyankurye n'ibindi turakora nkora ikiganiro cya mu gitondo n'icya nijoro nyuma yaho biza kuvamo njya muri morning show completely nimugoroba mvayo biza kugera igihe ngira ngo ariko ibyo ngibyo nabivangaga n'ubuhanzi kuko nakoraga n'amakonseri n'ibindi byinshi cyane biza kugera igihe mu mwaka w'ibihumbi 2008 nibwo nafashe icyemezo cyo gusezera kuri City Radio mpamagara bagenzi banjye mbabwira ko mbona bitakinkundiye
njya mu bundi bucuruzi, nahise njya mu bucuruzi bwo gucuruza solar mu green renewable energy. Ntekereza ko ndi no mu bantu ba mbere bagerageje gukora business muri solar. Biramfasha, ariko ubwo icyo gihe nari mfite na studio yitwaga A to Z production. Nkora binabaga nishimye, nashobora gukora indirimbo bagenzi banjye. Nza indirimbo nyinshi zo nakoze as a producer, harimo nk'itwa Imituni y'Urukwavu. Nari ndimo n'abahanzi benshi, harimo ba Jepoli, harimo ba Negide General, harimo ba Kamishi, harimo n'abandi benshi. Ariko cyane cyane nakoraga production, kwamamaza amajwi, amashusho n'ibindi. Nyuma yaho ngaho rero ni nabwo natangiye kuba gutekereza ko nakwinvestinga muri media. Nabwo nakoze concept ya Radio 1. Bigoranye ko icyo gihe amafrequence byari ikibazo, ariko nza kugira amahirwe ndayibona, dutangira Radio 1. Nyuma ya Radio 1 rero nibwo nabonaga yuko nanone hari ikintu runaka nshobora guhindura muri TV, cyane cyane nabonaga nkabona hari ikintu byanze bikunze kiri mu kubura. Ibyo idea Radio 1 yatangiye muri 2008, maze gusezera kuri City Radio. Nibwo nakoze concept, nibwo nakoze paperwork yayo. Realization iba 2012. Yes. Ubwo icyo gihe ariko kugera kuri nakwita wenda kuba ikora neza guti ini radio ni muri 2013. Yes. Hanyuma TV1 tuyitangira 2013 irangira. First programming cyangwa se content ya mbere tuyaringa 2014. No kuvuga ngo ndimo ndagenda ndezima, ariko njya gutangira TV1 hari byinshi natekerezaga mutwe wanjye mbere na mbere. Natekerezaga uburyo content ikozwe, nkasanga hari ikintu kiburamo. Niyo mpamvu nyine nayise the heart of the content. Kunetse ko tugomba kuzana ibintu biri scoop, ukabona ikintu cyabaye there and then ukaba wa mbere kugira ngo hitting. Sebyo icya kabiri, nza gutekereza kuri media ishobora kuba iri responsive kuba yumva, kuba yireba, kuyumva ko people should feel your trust. Nibyo natekereje, ndavuga nubwo yari content, yari ntuza ko idea ikomeye, ariko ndashimira Imana yuko at least today aba bantu byo binjoyinga this kind to be the voice of the voiceless n'ibindi nk'ibyo ngibyo, it is the way we paved for them. Ni inzira twabaharuriye, kuko ntago byari byoroshye, ariko twakoraga no mu buryo bugoye cyane, very muri conditions zikakaye, ariko tukavuga tuti byanze bikunze tugomba gukora icy'ingenzi. Saho ibyo bintu babona byakorewe, icy'ingenzi nuko babibona. Yes, turabitekerezaho, kuko ntekereza ko twari dufite udukamera twitaga imbangukira gutabara, very fake cameras. Ariko my dear, uburemere bwa content yakozwe ntagiye umuntu utekereza kuri quality, agatekereza kuri iyo content uko imeze. Slow by slow, slowly tugenda tubona ubushobozi, tugenda twongeramo. Haza n'ikindi mvuga wenda revolution twakoze mu Banyarwanda ikomeye, wenda uyu munsi si ukwivuga ibyiza, wenda amateka azabyibuka, nuko hari ikintu twakoze mu Banyarwanda cyo kuvuga, kubohoka, ikitagenda ukakivuga. Ubundi mbere wajya kuvugisha umuntu akabanza kureba niba gitifata mureba. Abantu bamwe bari barishyize ukuntu amategeko y'u Rwanda riclare, igitekerezo cyawe nta muntu wakigufungira, ariko ugasanga abantu bwabo bishyize mu cyo bita self censorship, tutaza ahantu yaturukaga. Kugeza uno munsi wa none ntekeza yuko biragoye ko umunyarwanda yananirwa kubwira uko ibintu abyumva, ibijyanye n'ibitekerereze. Ibyo ndabishimira cyane, ni ibintu twatangiye kandi birakunda, kandi mbona n'abandi today they are trying. Sibyo ikindi kintu wenda ntanakwishimira, harimo no gutinyura abagenzi banjye, kubona ko ibintu bishoboka. Ibi byose biraza biraba. Ikindi kintu kishimisha kurusha ibindi byose nanone, ntekereza yuko no kuzana
revolution buriya ntureba nk'aya ma DSLR cameras mukoresha nari mfite ama camcorders ndavuga ariko stills inkuru dukora ntabwo umuntu ufite ikintu kingana n'ibiro bingahe nacyo rimwe na rimwe uzasaba kubanza gukora white balance no whatever mita nakoze umunsi umwe ngura 16 cameras za DSLR buri abantu bakajya basanga ubu kamera ariko wareba quality zizana ntabwo ushobora kuzijyana na camcorders ibyo nabyo tugwemere ko nkaho nakore promotion DSLR camera mu Rwanda ngiye kubona mbona even national media nabo babona ko camcorders zitagifite valeur ikomeye kuba razifite niba ugiye muri press conference wabikoresha ariko kuvuga ngo nizo ugiye gufata nkaho ari field camera bitagishoboka ni nanjye muntu wazanye burya imikorere mishya yo kutohereza umunyamakuru rigarine ku buryo niba uri umunyamakuru ushobora gukora inkuru yawe wenyine ukifilmira ugakora byose all in one ariko ntabwo byari gushoboka tudaciye camcorders untekereza yuko ibyo nabyo ndabyishimira ariko kurusha ikindi kirusha ibindi byose nishimira nuko twagerageje kuba ijwi rya rubanda tunagerageza no gukora ibisa nkaho byari bigoye kugira ngo by then bamwe mu bayobozi bumve ko umuyobozi atari sacré kumuvuga kose ndakubwiza ukuri hari challenges twagiye tugira ariko nyuma y'abantu baza kubona baravuga bati nta kindi tugomba gukora uyu muntu ibyo akora ntabwo binyuranyije n'amategeko reka twumve ibyo akora kuko ntacyo atubeshyera ni nanjye waze ikintu uvuga ngo amashusho ntabeshya kuko ntabwo ushobora kumbwira ngo wenda hari ikibazo ahantu runaka buriya radio hari igihe bavuga bati ibyo bintu ni ibihuha ntabigeze ariko amafoto ntabeshya yes reka tugere hari ahantu abantu babibone twazanye ikintu cyitwa accountability mu bantu ku buryo abantu badashobora no kuba batekereza yuko ibyo bintu byari gushoboka mu gihe gito gishoboka rero ndatekereza yuko twatanze umusanzu wacu mu kubaka u Rwanda twatanze itafari mu guteza imbere iterambere twashyize itafari rikomeye cyane mu miyoborere myiza ibyo ndabishimira kandi tuzakomeza kubiharanira ubu rugamba dufite rukomeye cyane mbere na mbere n'urwo kugerageza kureba uburyo twarwanya ikintu cyitwa umwanda ubu ngubu ibindi byo imyumvirire isawa ariko ikintu cyitwa umwanda personal hygiene nicyo kintu tugomba kugerageza gukora mu buryo bushoboka cyane kuri icyo kintu ntago wenda bitewe n'ibyabaga ku banyamakuru bawe ntago wageza ukavuga uti ibi bintu ndimo gukora ntago ari byo reka ugasa n'ucika intege no ahubwo byatwongeraga imbaraga kuko cyambere ari amakosa y'abantu ku giti cyabo nakwitiranya wenda n'ubujiji kandi sinabarenganya kuko ntago bari babimenyereye ntari kubabara iyo usanga byari police wenda harizwi no nta tegeko na rimwe nta n'ingingo nimwe yashoboka kubirengera umuntu ukoze amafuti nkariye natekereza ko ari imyumvire y'abantu tugomba kurushaho kurwana urugamba rwo kugira ngo nabo bajijuke bari mu bujiji kandi sinabarenganya kugeza uno munsi wa none iyo biriya bitaza kuba ntago twakabaye turaho tugeze uno munsi kuko uko ugenda ukahura n'imbogamizi runaka byanze bikunze bigutera imbaraga ibyo rero ibintu byaduteye imbaraga kurushaho ndashimira Imana kugeza ubu ngo abantu benshi barasobanukiwe ndizera yuko utabona ahantu kuvuga ngo wagiye ahantu kuri tele ngo umuntu akwirukankane nkuko byari bimeze mbere ibyo nabyo ndashimira Imana ko twabereye abandi ikiraro kugira ngo umuntu abone yuko umunyamakuru wa Isimbi yaraje baravuganye nta kibazo akisanzura yego wenda harimo abantu bafite buryo umuntu agira ibintu byo gushaka kurwanya ikintu nuko afite ikintu ahisha kuko uyu munsi wa none ashingiye ku mategeko ashingiye ku itegeko nshinga ry'u Rwanda nta muntu n'umwe ubujijwe guhabwa amakuru cyangwa gutanga amakuru kandi amakuru ava kuri tele rega twebwe turabatangaza amakuru abakora amakuru nibariye kuko iyo nayo ni inkuru kuko twagiye tubona inkuru nziza ziryoshye nk'izo ngizo yes so no kuvuga ngo what's new makes news even that is nibyo ngibyo nabwo ni inkuru so byaduteye imbaraga kurusha wenda kuduca intege ya kuko ntekereza ko byari amakosa y'abantu ku giti cyabo rimwe na rimwe ashingiye no kutamenya wenda bitewe n'imikorere mishya kuko hano twageze batwitari Shabab ibyo birahari hari aho twageze nk'ibintu biragorana hari nk'umuntu bigeze gufata hari mu gutanga ruswa direct ku mugaragaro hari mu gutanga umuntu akantu ntabwo nakubwira threats buriya ngiye hari ukuntu nteye iyo ushaka ko nkora kurushaho uramenasa
nuko nguko nteye muri kamere yanjye ntekereza yuko I never say never. Ukuri ngira ngo ukuri nuko urukiko hari ikintu cya mbere kandi burya abantu benshi bakwiye no kumenya nago radio na TV ni company bizitandukanye byaba arimo no kwivangira rimwe na rimwe ahubwo abantu benshi nta nubwo bajya bakunda no kumenya amakuru ahubwo bakunda hiyase muri iki gihugu cy'u Rwanda turimo Kenisi ni muntu ki nigeze numva ngo umukire ngo wamuhaye ngo amafaranga ngo ibiki n'ibiki ngo arayamurya uwo mukire uwo kabyarawe ninde muntu ushobora gufata amafaranga numvaga bamwe bavuga ngo niba ari miliyoni magana ngahe there's a lot of stories icyabayeho ikibazo ntabwo cyari kuri TV1 tuwaze Radio 1 nuko abantu bafata ibintu bakabivanga sibyo dutangira Radio 1 nagurishije shares ku muntu umwe w'inshuti haza kubaho ikibazo bijyanye no ku buri muntu kubahiriza ibyo agomba gukora sibyo hari nacyo kibazo gikomeye ibyo bintu tuza kugira kutumvikana kuko cyambere twumvikana uyu munsi wa none ngewe nje muri radio nubwo naba nta kintu nzanye ubushobozi mfite mu mikorere technically n'ibindi byose ubivanzemo amafaranga ushobora no kumpa imigabane y'ubuntu ariko umuntu runakaje akaza muri existing company ihari birumvikana nta technical know how ntaki ikigaragara cyo niki ni capital abazanye ibyo tubyumvikana mfata biro muri kodisize wenda impamvu wenda mutana bisomaga n'ibindi mfata imigabane 50 ndayimugurisha nandikira RDB ko bamushyira kuri shareholding list ariko kuri condition kwagomba kwishyura imigabane kuko ntago yari grant ntago uvuga ngo yari umutekinisiye ngo turatanye twese turazana technical know how ngo dukore ibintu so bigeze ahantu haza kuba ikibazo ndumva by then yagombaga gutanga 35 million atangaho ngira ngo miliyoni hafi 9 ariko uko ibintu byagendaga ukareba imvune ukareba ibibazo birimo mbona cyari ikintu wari amafaranga asigaye ntiyayatanga apepure ngira ngo miliyoni ngira ngo 26 icyabayeho turumvikana ndambwira rero muvandimwe ugomba kunyishyura undi ati sinkwishyura ibibazo bihera aho ngaho ndambwira rero uraza kunyishyura nibwo habayeho iki kumwandikira mubwira yuko azana konti twe twamusubiza amafaranga ye ntiyanyurwa wenda bitewe n'impamvu runaka niko kujya mu nkiko kandi umunyarwanda wese afite uburenganzira inkiko nicyo zibereyeho mu gihe kumvikana byanze ahambere yaratsinzwe arajurira ajuriye haza kubamo ajuriye ndatsindwa napiringa muri Supreme Court idusaba ko tujya hanze y'urukiko tukabyumvikana kuko ntago ushobora gufata abanyamigabane babiri batumvikana ngo babwire ngo barakorana no ibyo turabyumvikana urabyumva biba ngombwa ko tujya hanze icyo yaregeraga ni ukwirukanwa nk'umunyamigabane mu buryo butemewe n'amategeko sibyo nibyo wenda ashobora kwirukanwa mu buryo butemewe n'amategeko ariko tujuru niba yari ahari nk'uko amategeko ameze ntari umuyobozi wa Radio 1 wenda twashoboraga kumwandikira nk'uko amategeko abiri ariko niyo body y'abantu babiri nayo ubwayo batumvikana no ntibaho nuvuga ngo urwa rubanza rumeze nka divorce etre hagomba kuba ibintu bibiri umwe kugura undi kubahiriza ibyo ngibyo kandi nabwo biza kubahirizwa n'amafaranga ko ndayatanze birashoboka ko twari no kureba izo manza zose procedures n'ibihombo ariko cyangombwa burya urubanza kumvikana kubi biruta urubanza rwaciwe neza mbivuga gute kumvikana kubi niki kumvikana kubi ni ukumvikana bibagwa ariko mukumvikana kose Supreme Court iravuga iti mugende mwicare mubanze murebe cyo mukora turicara nitwumvikana Supreme Court ikora ruling ya Supreme Court yavugaga iki kivugaga yuko
yirukanwa mu buryo butemewe n'amategeko. Ariko kwirukanwa mu buryo butemewe n'amategeko cyo ni kimwe, kuko nta kindi koti yashoboraga gukora, kuko ntabwo yari kuvuga ngo ahabwe imigabane y'ubuntu kuko si umunani. Byanze bikunze amategeko n'amabwiriza byagomba kumvikanwa, ariko biciye muri procedure. Icyari cyabaye ni procedure, so kuvuga ngo hari umuntu wariganyijwe. Ariko nyuma yaho twaje kwiyunga, hari abavandimwe batwunze, burya nibyo nakubwiraga ntikumvikana kubi, kuko tujungiye nta byanze bikuze nari mpagaze kukuri kwanjye kandi nta n'icyashoboraga kubihindura, ntitaye ku magambo wenda n'abanyamakuru bamwe babaga manipulated bakandika n'ibyo batazi. That is it. Burya ngewe ntabwo babuza abantu kuvuga, kandi cya kabiri burya when you work byanze bikunze abazakuvuga bazaba ari benshi. Dukomeze kuri icyo ngicyo, tuza guhura, sindi uvuga umubare w'amafaranga, ariko aravuga ati gutya na gutya na gutya rwose ibintu tubirangiye kivana, ni urubanza twashoboraga no kurangira, ndamubwije ukuri ko rumeze, nta nubwo rwashoboraga no kujya mu bikorwa rwose, nuko abantu benshi batabyumva. Ndanabisubiramo, TV1 ntayo ihuriye na Radio 1, ni company ebyiri zihabanye, nta munyamigabane n'umwe ngira muri Radio 1. I'm a single shareholder muri TV1 Prito. Icyo gihe yari umunyamigabane ariko utarishyuye ibyasabwaga. Nyuma yaho turavuga tuti wenda izi miliyoni 9 watanze mu myaka hafi 4-5 wenda zakabaye zarungutse amafaranga ya naye. Nk'aba gentleman turabikora, simvuga umubare w'amafaranga namuhaye, mfata amafaranga yenda mwishyura, tujya kwa noteri yandika yuko dusesheje amasezerano y'imikoranire. Ibibazo birangira aho ngaho. Ntekereza yuko he's happy with the money I gave him, I'm happy with my business. Nta n'umwe ufite ikibazo. Ntekereza ko byari no gukunda na mbere yuko tujya, kuko nicyo cyari cyifuzo cyanjye na mbere. Ni ukuvuga ngo ibyo byose twarazengurutse, n'ibyandi by'umunyarwanda uvuga ati nzakugezayo, kuko ntekereza ko buriya nta wunguka mu rubanza, nta n'umwe, ari uregwa ari urega, mwese byanze bikunze. Ntago niyo mpamvu nagira abanyarwanda benshi cyane cyane muri by'ubucuruzi rimwe na rimwe gukora amasezerano asobanutse. Ikindi cya kabiri, mukagerageza kenshi gashoboka gukemura ibibazo byanyu arameyable kurusha kujya mu nkiko, kuko byajyo birakururana, hano urubanza ubona rutarangira, sibyo? Nkaho umuntu aravuze ati bakwirukanye mu buryo butemewe n'amategeko, guhera and good, yes, none uragaruka bakwirukana mu bwemewe n'amategeko, nanone musubira mu manza. Ibyo rero cyo nkubwira, nta muntu n'umwe mvuga yuko nambuye icye, kuko rwose ndi mu Rwanda. Mushatse mwagenda mukareba izo copie de jugement, mushatse mwanareba mwajya muri RDB bakabereka Radio 1 ubu ngubu iri single, nubwo yagize ibibazo, kubera ibyo bibazo byose hazamo ibibazo, ariko ntekeza kugeza no munsi Radio 1 ni yakakoza nkuriza Charles ku giti cye. Umunyamigabane twari turi kumwe, habayeho kumvikana, tugiraho duhurira nk'abagabo, mfata amafaranga ndayamuha aragenda. Ariko byo bavuga ngo umuntu yambuye umuntu, wamura umuntu ikisa, ntabwo bishoboka. Ngira ngo ukuri wakumvisha. Ariko hari n'ibindi byinshi wenda utambaje. Buriya rero abanyarwanda benshi biranambabaza cyane iyo mbonye nk'urubyiruko rutigirira icyizere, bakumva yuko niba umuntu mwari muri kumwe ahantu ntibisobanuye yuko ari amasezerano yo gutindahara mwasinyanye. Hari uwumva yuko bidashoboka guhindura ubuzima. Birashoboka muri iki gihugu nk'iki ngiki cy'u Rwanda, birashoboka ko umuntu yahinduye icyiciro cy'ubudehe, sibyo? Birashoboka yuko uyu munsi ushobora gukira cyangwa ugakena, ariko icyiza nko ku rubyiruko hari ibyo nagiye numva, ni nacyo byavangwa. Ariko suriya ngo ntirirwaga avuga kuri flash, yes narahavugaga, nose niwe naravugaga icya hano se ho simvuga, ariko bakavuga ati ariko umuntu uri guta umuntu yaba ari deje akazinduka avuga. Mwamenye mvuga this is my business, nta n'impamvu nta n'uwana bifata neza nkuko nakabaye mbifata neza. Niba nzi ko business is talk, why shouldn't I talk? Mvuga nabi? No. Kuki niba narakoreye abandi nkahesha umugisha company zabo binyuze muri taramfite, mu gihe ni investinze, why can't I exploit my talent? Byo murabyumva. Hari nabavuga bati zira radio niza abagenerali ashumbiye kanaka, ariko I don't understand. Ninde wundi mu Rwanda ninde utagira amafaranga? Abandi bati uriya ni umushumba, yes well and good, niba nanashumbye nawe ugenda ushumbe. Ariko ibyo ni ibintu byo kutigirira icyizere. Ngira ngo nabyo byaggravatinze iki kibazo. Sirtu biasness yagiye bambanya makuru bati, kandi abenshi muri bo maskina, abenshi muri bo singiye kuvuga imibare, uwo ntagiriye neza mu nzira imwe
namufashije kwinjira muri kariyeri ariko kumva ngo inyana y'imbwa yaradusize hari n'ababivugaga for what really cyane bababwiye niba wumva ufite ikibazo inkiko zirahari nta rukiko ruvuga ko umuntu yambuye undi no it is a procedure kandi birasanzwe so I think you are answered to that okay mbere na mbere ngewe mu bwana bwanjye sinigeze niganda mu buzima bwanjye kuva ngira ngo kuva namenye ubwenge kuko nagize amahirwe make mu buhungiro papa umbyara apfa mfite imyaka 7 mbaho mu buzima bugoye sibyo at the time hari n'igihe byanashobokaga yuko nshobora kurya ari uko nakoze ibyo rero byose byagiye binyereka yuko ntagomba gukinisha ubuzima no kuvuga ngo rero kuri ngewe ikintu cya mbere kiba muri ngewe ni ugukora ntikoresheje numvaga yuko byanze bikunze ntazabaho kubera impuhwe z'umuntu nzabaho kubera imbaraga zanjye uranyumva neza ariko nkanatekereza yuko byanze bikunze nge ibi bintu byose ndimo narabirose kandi nshimira Imana ko 80% y'inzozi zanjye ndimo kugenda zibona ko zishoboka kuba nazigeraho sibyo narose yuko nshobora gukora media ikomeye ntekereza ko TV na Radio 1 ni zimwe mu zikomeye by the way turafungura indi channel ya kabiri yitwa TV1 Prime ngira ngo benshi muzayibona ya kuko nitumara kujya muri innovation turimo dushaka gukora we are opening up that ntekereza yuko byanza bikunze hari n'ibindi bindimo bitarakunda ariko ntekereza yuko ntazagira imyaka 45 ntafite ikintu abantu bazasigara banyibukiraho kandi gikomeye cyane niba uyu munsi wa none igikomeye ntabwo ari ngewe nka Kenisi igikomeye nicyo nakora kigasigara gifitiye abantu akamaro kuko ngewe nk'umuntu ntekereza yuko hari ibyo nkora well and good hari abashima hari n'abatabishima ariko igifite akamaro kurusha ikindi ni iki nakora kigahindura ubuzima bw'abantu icyo ngiye nicyo ndeba ntekereza yuko wenda hari igihe amateka hari ukuntu wenda zatwibuka ibihe nibikunda ariko kubikora n'uno munsi kandi igihe cyose ngewe I live the dream rwose reka nabikubwire kuko ngewe ukuntu nteye niyo ndyamye bikagera saa 9 sinshobora gusinzira mba mfite ikintu gishyashya ndi mu gutekereza kandi ikintu cyose ntekereje ngifata nka projet nubwo ntayikora uno munsi ariko mu myaka 10 nshobora kuyikora wenda muri ibi ngibi twavana miki reka mbwire bagenzi banjye cyane urubyiruko ntuzemere ko ari umuntu ugushyira munsi y'ibirenge bye kandi cya kabiri uzirikane yuko gukora n'uyu munsi ni byiza ko umuntu agira ibitekerezo ariko buri muntu wese aratekereza kandi nta monopoli ba ku bitekerezo nutekereza ntukore uzarinda upfuri mu nzozi ariko nutekereza ukagerageza gerageza baguseke ariko wagerageje iki nicyo kibazo rero nkunda kuhura n'abavandimwe twebwe abanyarwanda tugira tunenga abagerageza ariko ntitwamagana batagerageza that is a problem ni community turimo mugomba guhindura nk'abanyamakuru mu busanzwe nkunda umupira w'amaguru cyane ariko nkatekereza yuko iyo urebye uburyo umupira wacu wari umeze amusore tuseso twafashe umupira tuwugira politike nicyo kintu nashaka umupira noneho tuwugira sport muri rusange njya gushinga Gasogi byahereye ku gitekerezo cy'ahantu ntuye ku musozi w'Gasogi tukajya dukina abasaza rimwe na rimwe hazamo n'abana nkajya mbatoza kuko ngiramo n'impano yo gutoza noneho bigeze aho ngaho ndareba ndavuga twebwe nk'abasaza ko dukina umupira kugira ngo twigire wenda muri troisième mita mu bintu bijyanye na sociale inyungu z'aba bana mbona bafite tarazo niziye nibwo natekereje yuko tugomba gushinga ikipe ya Gasogi y'abana icyo gihe biba ngombwa yuko mbashakira umutoza kuko bitewe n'imiterere baratangira tubaza guha amahirwe abana bahariya gusa aho tuza kubona atari sawa turavuga tutireka twaguke dukora selection zifunguye ku rwego rw'igihugu tuvanamo abakinnyi benshi abaturuka mu majyepfo amajyaruguru ibice byose by'u Rwanda nza kubakodeshereza ahantu babaga ahantu mu kibikira ahantu kugira ngo bashobore kurya bashobore kwiga byose tubireba
nyuma yaho dutekereza tuvuga tutse ko tumaze kubona aba bana dufite umutoza amaherezo nayahe bazabaho gutya bakina ibi bintu byo kwishimisha reka ture ko twakina diviziyo kugira muri diviziyo tuvuga tutse tuzagerayo gute ntabwo bari butwemerere ikipe umupira w'amaguru ufite uko uyoborwa bisaba gusaba nk'umunyamuryango bakakwemeza mu nteko rusange kandi ibi bintu ntibyoroshye biragenda bite turatekereza tuza gusanga hari ikipe yari suspend imyaka 2 igarutse muri uwo mwaka nyirayo yari umuntu w'inshuti twakoranye kera witwa Kace ni ikipe yitwa Unity Kace turaganira ati nta kibazo ati ikipe ndaba murayikodesha mukinire ku izina ariko twitwa Unity twaya twandikaho mu mugongo twandikaho Gasogi ku myenda twambara kugira ngo mu buryo buri ideological cyangwa mu buryo iyo philosophy abantu bayijyemo bamwe barantubaza batari ko iyi kipe kuki hakina ikipe yambaye indi kipe twe turavuga tuti ntabwo ikipe kuba ari Unity Gasogi kandi ikindi cya kabiri kwandikaho Gasogi ntabwo ari Gasogi FC ni Gasogi ni nko kwera umuterankunga wacu batise kuki mwandika mu mwanya hejuru y'inomero tavuga tuti ibyo ni itiko mu byihorera turakinnye tunajyana mu kimwe cya kane icyo gihe twavanywe n'ikipe y'Intare mu match ari ikomeye ariko tudafite muri uwo mwaka wa mbere ntabwo dufite na gahunda yo kuzamuka birangiye tuza gusaba bari amahire baratwemeza nk'abanyamuryango ba Ferwafa noneho batumaze kutwemeza nka Gasogi United nibwo twagize amahirwe dukina sezo twitwa Gasogi United byo twayisinye sezimwe twitwa Gasogi gito tunazamuka ubu turi mu cyiciro cya mbere ariko icy'ingenzi cyari ikihe mbere na mbere gukora generation y'abakinnyi bumva gukina icyari cyo kugeza no munsi nshimira na Ferwafa kubera iki kintu cya club licensing cyo kugerageza kureba abakinnyi bato dufite ikibazo gikomeye nyirizina na abakinnyi ubwabo batumva valeri ibyo barimo ko ari akazi bikaza bikagira na impact ku kipe y'igihugu ibi natekereza ariko tugomba guhindura mentality umupira abawukina bakumva ko ari bwo buzima bwabo kandi nta nakandi kazi bakora ni kariya sibyo ariko iyo urebye rimwe na rimwe imikinire n'imyitwarire n'uburyo imyitangire mu kibuga wareba usanga bo bakibifata nkaho ari impuhwe bagirira ba perezida b'amakipe uyu munsi wa none rero turashaka gukora ikintu cyitwa football psychology kikinjira mu bakinnyi bato turimo hari njyewe n'umutoza wanjye turimo turakora curriculum y'uburyo mu buryo buri mental Ferwafa ni yemera izayadopte baduha amafaranga bayikoresha mu tudemi twose ariko turashaka gukora icyo bita football psychology ariko iri customized ku Rwanda kuko maze kubona comportement z'abanyarwanda turazimasteringa impamvu tugira abakinnyi bato b'abahanga bamara gukura bagapfa niyi we have to work with the psychology sino nta bakinnyi ba technicien ku isi nzi muzabona muri aka karere nk'abanyarwanda n'abahanga ariko ikintu cyitwa hano sibyo ikintu cyitwa tactical ni ikibazo gikomeye cyane ibyo rero nibyo dushaka kugira ngo turebe wenda bizafasha muri abakinnyi bakiri bato ubwo rero wenda nagutangira ngavuga nti impamvu twaje mu mupira nibi byose birimo turebe ko umupira twawongera tukawugira business kwa kugeza no munsi umupira wari umaze kuba paid completely umupira wari umaze guta umuziki wari umaze kumira umupira byose ni monde mbamo ndazizi ariko umunsi wa none turashaka ko mu myaka 2 buri kipe izajya ikina stade kuzura abantu baza bakabona ambiance nibi ngibi berega bivugwa nyuma ya match nabyo biryoshye umupira ibintu umupira ube business uyu munsi turimo turarira amikoro ariko nkubaza uyu munsi leta y'u Rwanda iramutse ivuze ko itazongera gushyira ifaranga mu mupira kuko n'izindi siporo ikeneye guteza imbere birumvikana niyo sport de masse wenda ibibuga ikavuga ati ibibuga ni sawa turabikora infrastructure ariko icyitwa amafaranga tugenera mu turere tukashyiramo hariya turemera wenda tuyashyira muri sport de masse utekereza ko umupira wakinwa no munsi yasenyuka ubu rero icyo tugerageza ni ukugira ngo turebe uburyo twageneratinga income ziva mu mupira ariko zivuye mu bantu ariko abantu ntabwo bazaza kureba umupira gusa ko ngo hakinwe umupira no bazaza kubera icyo bashaka kureba umupira competition iri hejuru ambiance
buri kimwe cyose abantu baje kuko baje kura football fiesta. Reka mbabwire rero mwabavandimwe nkuko twaje muri media abantu bikabatangaza ko ntago ntinya kuva ko twakoze revolution muri media, uburyo story za narratives twarazihinduye nkuko abantu biyakiriye, ko niba ari abantu ba mbere bagize ihungabana rikomeye cyane ni bamwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze igihe twazaga muri media n'abandi batandukanye. Rero n'aba football mumenye yuko mugomba kujyana n'ibihe. Football ntago ari kujya muri misa, no, football ni ukuryoherwa. Twebwe nta kibazo dufitanye n'umuntu mu gihe tutari mu kibuga, ariko nitukijyamo ibibazo biravuka kuko turi gushaka amanota, sibyo? Rero nawe ahubwo ngiye ndashimira abantu bamwe rega nabo bavuga ngo ndabashotora nibo baba bashotoye, kuko ubu munsi ni umuntu azavuga ngo ngiye gukina Kenisi kandi Kenisi atari ikipe ari Gasogi, urumva atari mu kunshotora. No tuvugisha ukuri. None rero ubwo nawe ari bararyoshya make mu rwego rwe, nanjye ndimo ndaryoshya mu rwego rwanjye. Icyangombwa nuko abantu baza bakareba fair play, tukubahana bikagenda neza. Nta kintu na kimwe kiri person. Gira ngo ntibari ikintu cya mbere ngiye mbwira abantu kimwe, umupira naje gusanga ariyo monde ubwayo abantu bataramenya ku exploit uko bikwiriye kandi iri potential. Se ni hehe wavana abantu bashobora kuza abantu 10,000 ako kanya bakaza bagahura, ahubwo tutukire kugira mwiza abantu bakagenda banezerewe, noneho psychological na leta kunguka kuko abantu bayo baba entertained, batatekereje bibi, bitekereza ku mupira. Ubu ni kumusa nuko tubitekereza n'amafaranga aboneke, ibisoro igende muri leta, amakipe ahembe neza, abantu bishime kurusha ibindi. Ngira gusiroga Gasogi urayizi ko yitwa ibyishimo niyo ntego, nibyo turimo rero. Kandi nishima cyane kuko buryo wishimye hari uba wababaye. Isi niko iteye, bamwe baba bagiye guhemba abandi bagiye gushyingura, urabyumva neza. Isi rero iri fane, bamwe baba barira abandi baseka. Ikindi gishekeje, hari abantu barya inyama rimwe ku mwaka abandi barwaye gute, ibyo urabyumva. Abandi bakabirirwa banywa ibintu kugira ngo isukari bashiremo abandi baranayibuza. Isi nuko nguko imeze nta kundi, ntago tuzishimira icyarimwe. Uyu munsi ndishimye ko wenda nka Gicumbi ejo nayitsinze, Gicumbi rawe wenda ejo nayizatsinda indi, nanjye ntsindwa n'indi, ubuzima nubwo cyangwa ubone uko bwakira. Buriya ikintu cya mbere gikomeye muri byose ni switching. Ni ryari uva hano ujya handi vuba kandi ikintu cya mbere ntekereza yuko iyo ukora ibintu ukunda ntibikuremerera. Ibyo ndabikubwiza ukuri, iyo ukora ibintu nta kintu na kimwe ngiyewe nkora ntakishimiye. Niba uyu munsi nzi ko ndi buzinduke nza kuri radio, mbere na mbere mba numva ibyo nkubwire bibe bindimo, it is bimvamo, mba numva mbikunze. Rero iyo ukora ikintu kunze atari uguhatiriza birakuryohera cyane, ahubwo wumva nta n'ikibazo. Ubona wenda ibibazo bitubaho, hari igihe ubona bwije ntumenye amasaha ukuntu agenda bitewe. Ariko nk'uyu munsi ikipe ya Gasogi ifite administration, njye ndi perezida nkaba n'umuvugizi kuko wenda afite aho mvugira, kandi ako kazi ni kamvuni. Ikipe ifite abatoza, staff technique, ikipe ikagira team manager, ikipe ikagira team administrator. Njye rwose nshobora no kugira ku biro bya Gasogi nka rimwe mu cyumweru ngiye gusinya amadosiye gusa, urabyumva. Nukuvuga ngo iyo ukora akazi nk'aka ngaka kenshi kica abantu ni kimwe, you trust your team and delegate responsibilities. Wizera ikipe ukorana nayo, ugatanga inshingano, ugasigara uhabwa raporo, ugakora evaluation. Nawe nushaka kugira ngo ubu mukirina ugende hariya ujye guterura utera makoni ukora bikino wanapfa. Icyo ntekereza yuko uyu munsi wa none ibyo nkora ndabyishimiye, ahubwo numva ari nabikeya, ndashaka kongeraho n'ibindi. Yes, ubu ni bikeya kabisa, ko nitufungura indi televiziyo urumva ko bizadusaba gukora cyane kurushaho. Ariko nanone n'amasaha uburyo tuyajera ugomba kumenya, uraryama sangapi, urabyuka sangapi, hari ibyo ugomba kwiyima. Urumva niba ari n'umwanya ufite n'abana bawe n'umugore wawe nawe ukawumaximiza, ibyo byose ukabyumva, ugomba kugira discipline. Nicyo kintu gituma ushobora gusurvivinga muri ibi. Yes, kibaza noneho ibanga wakoresheje
kuko wari umudusobanurira uburyo nyine ubasha guhuza izo nshingano noneho ibanga wakoresheje kugira ngo noneho izo nshingano zose ufite zibashe kuba succeeded zibe successful. yeah icyo ntekereza mbere na mbere nakubwiye yuko ugomba kugira uburyo style y'imiyoborere yawe. Njyewe I delegate responsibilities. Niba mfite hano nkaba mfite ushinzwe finance, ngomba gukora uko ushoboye bwose ku buryo aba fully engaged muri ibyo. Niba mfite ushinzwe technique, niba mfite ariko ukagira uburyo ibyo bintu byose at the end of the day raporo zazo zibona kandi ugakora evaluation ukareba ko ibyo bintu koko byakozwe neza. Ibyo rero bikoze kwa delegating responsibilities ubwo birakorohera cyane. Hari ibyo ngibyo umuntu ugira akazi kenshi kurusha abandi mu gihugu ni Perezida wa Repubulika. Si byose nayo niyo mpamvu abafite strictire akavuga ati uri afite inshinganizi nizi ariko uzanye bya bintu byacyaye byo kuvuga ngo ewana urashaka kuzajya buri kimwe cyose uhigerera ukore n'ibiki. No, abantu bagomba kumenya. Hari abantu bibaza ko hari ibintu byinshi, no, nta bitahita sangwe kirimo, cyangwa no kubikora wumva bikunze wabikunda ugakora ntuza system ikomeye, ibindi byose bigenda neza. hari abantu bajya bibaza wenda ku mashuri ufite wize David, hano hari diplome nshyashya banyoherereje. Hano hari ahubwo se ndajya koresha equivalence yayo. Iyi nayo ni imwe urebana. Okay, iyi ni degree in political science. Navanye muri University of Anna Malai. Nkagira amakosi menshi media yo mu bijyanye na n'itangazamakuru, course y'amezi 6 mu ishuri ryitwaga Animatrix. Nyuma yaho I gained experience ihagije no gukora amacourses menshi. Mu bindi nize imudende muri Awuka muri gestion informatique. Naciye no muri KIST ariko nahize umwaka umwe. Ibindi bisanzwe ubwo nakubwiye ko mfite background muri media. Mfite formation professionnelle y'amezi 6 muri Animatrix. Ibyo byari mu mwaka w'ibihumbi 2003-2004. Nkagira degree in political science. Yes, ariko ngubu nkabashaka no gukorera maîtrise muri international relations. Nabyo ntekereza nshobora kuyikora hano Malai. Nkagira sinzi uyu munsi niba twabyita back muri gestion informatique. Ariko nkagira n'andi makosa asanzwe atandukanye ya management. Icyo nshaka kujya mbwira abantu nuko ngiye kubwira ibintu nize muri secondaire, wenda nize imibare n'ubugenge ni physique, ariko nkaba narakundaga no kwiga ibindi bintu byose bisanzwe kuko ari na histoire. Najyaga mu biga histoire nkiga, nago niga kugira ngo mbone ibi bipapuro. This is just a piece of paper. Nacyo nshaka kujya mbwira abantu, siniga kugira ngo nzambare gown nyimarike muzo, niga kugira ngo menye. Uyu munsi wa none maybe n'ubu ngubu usanze ndimo ndiga ibyose na handi ndimo gukora course ya business management. Ntekereza yuko inshallah nibigenda neza I will graduate soon. Ariko nkaba naramaze no kwinrolinga mu ishuri ryo mu Bwongereza ryigisha ubutoza no kuba manager, ko ndashaka kwiga naho nshobora kuzavanayo license bachelor's degree. Ubwo wenda mu minsi iri imbere muzajya mumbura nagiye muri stage ubundi ngaruke, ko ntekereza ko football narayikunze cyane kandi nkunda pressure, nkunda challenge. Ndabona amaherezo bizarangira mbaye umutoza professionnel, ariko kuko iriya ni kaminuza ntabwo ari formation. Yes. ugira rero umuda Of course. Perezida Kagame. Yes. Ntekereza yuko kuba urubyiruko hari umuntu witwa Kautiria
ni umunyapolitike wo mu gihe cya mbere wo mu bihe bya bagandi w'umuhinde yavuze yuko kuba urubyiruko ubwabyo ni umukiro ni ubukire. Rero iyo uri urubyiruko bavandimwe nta kintu cyiza kibaho nko kuba urubyiruko. Ni igihe cyiza kuri wowe ariko gishobora kuba n'igihe kibi. Ushobora gupfa ushatse kuba imbwa wabayo, ushatse no kuba umugabo wamuba. Icyo ushaka kugira ngo mbwire urubyiruko rero mbere na mbere ni mwivanemo ikintu cyitwa ubunebwe. Ushaka kuvuga uti ibyo gukora byarabuze. No, ibyo gukora birahari, ibyo gukora birahari pe. Kandi kugeza igihe ku rubyiruko nta muntu umwe ku giti cyo ushobora kuzamuka muri iki gihe turimo. Mugerageze murebe, muhuze imbaraga cyane cyane nk'urubyiruko rwagize amahirwe rukaba rufite umwuga ruzi, sibyo? Mushyire izo mbaraga hamwe kugira ngo n'izi za BDF n'ibindi bagiye gufasha abantu bishyize hamwe biruta gufasha umuntu umwe, kuko biroroshye bari abantu bwabo kuba managinga. Ikindi nshaka kugira ngo mbwire urubyiruko ni igihe cyo kurota, ariko turote n'inzozi tuzikabye. Ibindi byo nta cyiza nko icyansubiza. Niyo mpamvu ntajya nizihiza anniversaire, kuko uko ngenda nsaza birambabaza, kuko mbona hari byinshi. Uzi igihe bavana urubyiruko bakarushyira ku myaka 30 kuntababaye. Byo nyine base kunyita urubyiruko gusa ni ikintu biruta iyi TV1 umuntu atunze n'ibindi kuba urubyiruko. Ngira ngo abashobora kureba muze kureba umuntu witwa Kawutiria icyo yavuze ku rubyiruko n'ikintu gikomeye cyane. Sinayo gusa n'uwahoze ari premier ministre wa mbere ngira ngo ubuhinde, yabaye premier ministre w'ubuhinde witwa Nehru, nawe yabivuzeho. Urubyiruko ruba rushobora guhindura ibintu byinshi. Urubyiruko rutekereje neza rugatekereza neza ubwabyo kuba urubyiruko ni igishoro. Uyu munsi wa none urubyiruko ndarugira inama yo kuva muri betting. Ikindi cya kabiri, twirinde ubunebwe no kujya mu bintu bitadufitiye akamaro. Tube seriye. Ibindi byose iyo wabaye seriye Imana iguha amahirwe. Buriya factor y'amahirwe, amahirwe asanga ukora. Ntabwo uzicara hariya ngo ujye ngurire utazanye mikoro yawe na kamera ngo amahirwe ngo agukorere ikiganiro. No, ugomba gukora. Kwanza none muri iki gihe byo ntaba n'urubyiruko rw'iki gihe. Twebwe mu bihe byacu byari dire, ntabwo wageraga kuri banki bakwirukanka ngira ngo hano hambere nagiye kwaka credit kuri banki baransetse. So muri iki gihe hari BDF mon frère. Amahirwe ariho uyu munsi urubyiruko ruyabyaje umusaruro, rugatekereza rugahanga udushya muri bo, rukishyira hamwe kurusha ibindi byose. Rukishyira hamwe. Niba mufite abantu muhuje umwuga, muhuje ibitekerezo, mube hamwe, ibisigaye byo bizoroha. Ndagushimiye. Ngira ngo umaze kubona byinshi bigiye bitandukanye, umaze kwiga. Niba umaze kwiga ugakarayike wagakanze nta kibazo. Icyo ngusaba rero, kora sharing inshuti zawe nazo zibashe kumenya iki kintu, cyangwa se zibashe kumenya Patrick Motivator. Patrick ni Motivator nk'uko nabikubwiye, tubafasha guhugukirwa ndetse no kuba twabasha gukomera mu bintu bigiye bitandukanye, cyangwa se no kugira courage muri ubu buzima, kuko wamubizi ko ni ibintu biba bigoye cyane. Dushyigikirane rero, duterane imbaraga, ukora subscribe. Ndagushimiye cyane, naho ubutaha ubwo ngubwo ndakeka wize neza. Patrick the Motivator.